Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bakiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango wari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Hano harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo B. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni C. Feri yo gutabara. Feri yo gutabara nibwo buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Noneho feri ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa igeze ahaterera, babyita feri y'urugendo. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A. 2. B. 3. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ico cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se kamwe. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari icyo uzabona gifite tubiri, hari icyo uzabona gifite dutatu, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndizera ko namusamo se, ndizera ko ramutse kandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Biriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko ku bantu batembereye i Kigali hari abo ubona barabishyize ibumoso bw'umuhanda cyangwa se bimanitse hejuru. Kubera iki? Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bibereye babaganamo, b hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, c ikavuga ngo iki? Kugira ngo birusheho kugaragara neza, d ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Byaba ibimenyetso bimurika, byaba biriya bimenyetso bishyirwa hasi ku muhanda, na biriya byapa byose bishyirwa mu muhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Rero na biriya bimenyetso bimurika biba byashyirwa ibumoso cyangwa se hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko ramusamo se, ndizera ko ramutse kandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Rishyirwa hehe? A kuri buri nzira, b hagati y'amasangano, c iburyo bw'amasangano, d A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, rishyirwa kuri buri nzira cyangwa hagati y'amasangano. Noneho iryo tara ry'umuhondo ni rya rindi rikoreshwa bakwereka igice cyaguteza ibyago kugira ngo urushe guca aho hantu urushijeho kwitonda. Rero rishyirwa kuri buri nzira cyangwa se hagati y'amasangano, ariko ukibuka ko iryo tara ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Icyo rikubwira byonyine ni ukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko n'ibyo ngibyo babikubajije wahita ubikora, kuko hari ikibazo babaza ugasubiza ko ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye, b inzira ibambiye imbere, c inzira itabambiye itanafunze, d imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A. Ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Uri kubona ko kino kirango iyo gikoze nk'urwego, izo nzira ziba zibambiye. Kuri aho urwego ruba rukoze ruba rubambiye. Nuko zino nzira za gari ya moshi hari aho usanga bya gari ya moshi binini bica, inzira zayo zikoze nk'urwego. Hakaza n'inzira zitabambiye aho aba ari za gari ya moshi ntoya. Rero ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramucyandika ku gapapuro. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangabumbarare. Ibihe bipimo: A metero 2 na santimetero 10, B metero 2 na santimetero 50, C metero 3, D metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano cy'ukuri nta kindi ni A, metero ebyiri na santimetero 10. Ibinyabiziga byose bifite ubugari burenze metero ebyiri na santimetero 10 biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ukibuka ko amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Icyo ni ikibazo babazaho, nacyo mba mpise nyivugaho kugira ngo uhure nacyo mu kizamini wakora mu kanya ugifiteho amakuru tugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40. Byibura amatara y'ikinyabiziga aba agomba kuba ari muri santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku itara rya mbere ry'ikinyabiziga aho ritangirira, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Kubera ko gipakiye birashoboka ko ibyo bipimo bishobora kugabanuka, kubera ko iyo ikintu gipakiye niba cyari gifite wenda metero zingahe hari ukuntu bisa nkaho byitsindagira bikagabanuka. Rero mu gihe nta kintu gifite kidapakiye agomba kuba byibura itara rya mbere kuva ku butaka riri muri santimetero 40. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Uburebure bwabyo nibuba bushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 11, B metero 10, C metero 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Imitambiko, bavuze umutambiko niba ikinyabiziga kigira umupine umwe iburyo undi ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. Rero bino binyabiziga bigomba kuba bifite uburebure butarenze metero 7. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramucyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atarimo. Bari batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga adakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Nakubwiye ibibazo bitatu babazaho. Hari icyo twabonye mbere usubiza ngo feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Hakaza iyi ngiyi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Hakaza noneho na ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa igeze ahantu hacuramye. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, nyeko niba bikubaza uzahita ubikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga ndakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 25.
6 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuko gahanamye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Uba ugiye kugira ahantu hacuramye, noneho zino pourcentage zirimo ngo 10% ntabwo wahoramo 10%, bashobora gushyiramo 20% ukamenya ko ako gacuri karaba gacuramye cyane kurusha 10%, gutyo gutyo bitewe n'ukuntu ako gacuri kameze. Ndizera ko rero waramuzamo B, ndizera ko waramuzandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video irahari, ubonye utari kuyibona yandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ari amatara yo kubisikana akaba yakugezaho urumuri mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, metero 40. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare muri metero 200 nibura. Amatara maremare muri metero 100. Amatara ndangacyerekezo cyangwa utugarurumuri ni muri metero 150. Ibyo byose ni ibibazo bababaza babikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya bifite amakuru y'itubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kandi subscribe rero kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Kibazo cya 13 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ungurishije ikinyabiziga cyawe, ntabwo imyirondoro yawe izagumaho, ahubwo bizaba ngombwa ko bashyiraho ijyanjye. Rero ibyo biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bikorwa mu gihe kingana iki? Mu minsi 8. Hano hari ahantu wabonye handitswe iminsi 8? Ntaho, ariko nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Noneho ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Ariko iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyirikarita ari byo bihindurwa, ibyo bikorwa mu minsi 8. Ndizera ko waramuzamo D, ndizera ko waramuzyandika ku gapapuro. Ibyo ni ibibazo bibiri babaza bitandukanye bikubwiye hakiri kare, nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Kibazo cya 14 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba kugira ute? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ubundi uriya murongo urombeje hagati mu muhanda
waba ucagaguye waba udacagaguye bivugwa ko umuyobozi abujijwe kuwurenga kubera ko impamvu bawushyiramo bakubwira ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagenderwemo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Ariko nubwo biba bitemewe kuwurenga, iyo ucagaguye ho uba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye gukatira ibumoso, mu gihe ugiye guhindura icyerekezo cyangwa ugiye kunyuranaho, nibwo uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa, ariko ugeze kuri ya murongo urombeje hagati mu muhanda ucagaguye. Ndizera ko Mr. Mobi, ndizera ko usobanukiwe n'igihe bizaba byemewe kuba warenga uriya murongo ucagaguye urombeje hagati mu muhanda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ku kinyabiziga ari icyawe wakiguriye ubujijwe kuvuza amahoni hehe? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Hafi y'ibitaro. Kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe. Hari ukuntu ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima nta kibazo ufite, ukumva mu mutwe hari ukuntu bigenze. Noneho bazi hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi. Rero biba bibujijwe kuvuza amahoni y'ikinyabiziga cyawe hafi y'ibitaro. Ndizera ko Mr. Mobi, ndizera ko cyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikintu cyose kiri mu kirango wari kugitegeka. Harimo umunyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo inka aba ari inzira y'amatungo itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru. Niyo mpamvu duhisemo C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu minsi 8. Twari twabibonye hejuru ariko ntacyo bari bakizemo. Twari twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nanagusobanurira ko bikorwa mu minsi 8 iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa. Niba udakoze kino kibazo uwumve ngo urambabaje kubera ko nari nabigusobanuriye hejuru kirongeye kiragaruka noneho babishyizemo ibyanyabyo. Rero wagombaga guhita ugikora. Ndizera ko Mr. Mobi, ndizera ko cyandika ku papuro. Niba wari wagikoze andika muri comment ati n'ubundi mise nyikora, nubwo ntari nagikoze hejuru mise nyikora aka kanya. Biranshimisha. Ndakeka ko rero Mr. Mobi, ndizera ko cyandika ku papuro. Ikindi bibazo biragaruka nujya mu kizamini wakora mu kanya urabona nta kino kizamini kimwe ukosoye ibibazo 10 byagarutse, ibibazo 9 byagarutse. Rero iyo ukosoye ibizamini byinshi bigufasha gukora rimwe ugahita utsinda. Ugomba gukanda subscribe ukareba na bira bintu postinga kugira ngo ninjye ndabishyiraho ujye urahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kunyura naho bikorerwa ari byo mwita kudepasa bikorerwa he? A. Mu ruhande rw'iburyo gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa.
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa aribyo mwita kudepasa. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B ngo igihe cyose ni ibumoso. Nibakubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzavuge ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Nibakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, bitewe n'icyerekezo ugiye kujyamo cyangwa se n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo. Rero n'igihe bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, ujye uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kubaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, uvuge ko ari ibumoso. Ndizera ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wagihisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Biriya bimenyetso by'imitemeri bisa n'icunga rishije biba bishobora gusimbura iki? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Mujya mubibona wenda se ugasanga habaye nk'impanuka cyangwa se hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, cyangwa se umuhanda umaze igihe kirekire ugasanga iriya mirongo yarasibamye, wenda bari kongera kuyikora. Rero bahita bashyiraho bino bimenyetso bigizwe n'imitemeri isa n'icunga rishije kugira ngo ujye uramenya icyerekezo uri kugenderamo. Bagahita bafata nk'iriya mitemeri bakayitondeka hagati mu muhanda, igasimbura iriya mirongo iba irombeje hagati mu muhanda, yaba icagaguye n'idacagaguye. Rero niyo mpamvu hano duhisemo B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikurura n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki? A. Imbere ni itara ryera. B. Imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C. Nyuma ni itara rimwe ritukura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Reka mbigusobanurire neza. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi, kureba muri metero 200 byakugora, cyangwa se ni nijoro. Iyo imodoka zikurura n'inyamaswa, kundi bari kuvuga ni bya bindi bitaga ingamiya, biriya bikoreshwa mu butayu bwa Sahara cyangwa hari mu butayu bubona bafashe ikinyamaswa bakazirikaho ibintu bimeze nk'amagare, icyo kinyamaswa kikagenda kiri gukurura icyo kinyabiziga. Imodoka rero zikurura n'inyamaswa, inyamaswa zitwaye imizigo, ubwo ni nk'ingamiya cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwana. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri gukoresha iyo nzira nyabagendwa amenye ko bihari. Bigaragazwa gute rero? Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndizera ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije
kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba amasomo ngenda bashyiriraho cyangwa se biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, mbwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode zirahari, cyangwa ni ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire, ibizamini biri gukorwa buri munsi, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.